Hello guys, uyu munsi tugiye kureba uburyo wabona amayifekiti uramutse uri umu content creator mushyashya ukaba ukina amakomedi, ariko ukaba wibaza ahantu ariya mayifekiti ushobora kuyakura utarahabona. Umunsi nibyo tugiye kurebera hamwe nk'aba content creator bashyashya. Ariya mayifekiti rero uraza muri Google Chrome yawe bitewe na telefone ukoresha, winjiremo uretse gato muri Google Chrome, twinjire muri Google Chrome, tuze hano mu ishakiro twandike my instant. Ngibi urabibona uko byanditse, ngibi urabibona. Nitumara kubishyiramo arahita haza n'amafoto urayabona. Urabona yuko zikora, dukande ku yindi twumve. Dore n'iyindi. Guys, birakora, urazishyira no muri telefone yawe, ushatse wayigira application. Ushaka kuyigira application rero ukajya uyikoresha muri telefone yawe. Aya yose ni ama effect ugomba gukenera, aya yose niyo. None ushaka kuyitunga ari application, waza ukandika my instant. Sorry gatoya, ugahita ushyiraho app. Noneho ngiyi ugahita uyikandaho ukayidownloadinga. Dore ngiyi hano kandikwereke, dore ngaka kuyidownloadinga ni hano. Ukayidownloadinga ubundi ukazajya uyikenera ugashyiramo ama effect ushaka. So tutaravamo aho ngaho rero, uburyo ushobora gutunga iya ma effect ukazajya uyadownloadinga ukayashyira muri telefone yawe. Uhita ukanda hano ku izina rya effect ahangaha kuri kano kazina, ukagakandaho. Wamara kugakandaho bikaza, ugahita ukanda kuri download. Dore ngaka kari kwidownloadinga. So guys, ni ibyo ngibyo, tuzagenda tumenya n'ibindi uburyo bikorwa. Umunsi nari nabateguriye akangaka ko kubereka uburyo ugomba kubonamo ama effect bitakugoye. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.